umurongo wa gatatu ku nsanganyamatsiko no kuri ariya dutumiye yateguye yasabye cyangwa se iteme iri kuri B yaho y'uyu murongo wa gatatu ko munyemere tuwusome wose tuze kumva icyo Uwiteka avugana natwe mu ijambo ryiwe. Turagere vuba vuba afite urupapuro bibiri imeze nk'iri ku rupapuro rwa 237 haranditse ngo Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo ari nayo se ishimwe kuko yatubyaye ubwa kabiri nk'uko imbabazi zayo nyinshi ziri, kugira ngo tugire ibyiringiro bizima tubiheshejwe no kuzuka kwa Yesu Kristo. Imana idufashe cyane, amen. Reka tuvuge amazina yacu mu muco mwiza waganira ijambo ry'Imana kugira ngo babashe kumenyana. Nitwa Theogene, ndi umugabo mfite madamu n'abana bane, abakobwa babiri n'abahungu babiri, kandi n'abana beza basa na se. Bana banjye turasa. Nigeze nkura harashize umwaka n'amezi 7, baramvura ndakira, ariko haza kuza mo ikibazo amagufwa ntiyafataga neza, atangira kujya akubana aravungagurika. Baramfasha barambanga kirenge, bakuramo ayo magufwa yavungaguritse, bafunga n'ibyuma mu kirenge. Ubu ikirenge kimwe cyabaye Sophie, ikirenge kimwe cyabaye Sophie. Bakomeje kuganira n'umuntu babigize muraca mu badomeje mu baturaritse, ajya mubwira uko meze, nawe akajya mubwira ati uzaza nta kibazo, naje n'impago rero ndagera ubwami. Umva ari ubwa kabiri bwira ijana merukane hirya niho kumuhoza hariya ahirya kurangete niho meruka muri kurani gusheni, ndumva none ntabwo ndahageze. Rero iyo umpaye akanya ko kuvuga Yesu mba nezerewe, kuko hari igihe nabayeho ndindara y'imihanda, narakuyeho, nari imbobo hariya mu rwose hariya Imana yasangiye mu rwose, ndima imbobo yingirira neza, impagakiza, imaze kumpagakiza impindurira amateka, yongera kubaka icyizere nari narasenye kubera ibyaha, igenda isunika gato, bukeye umudiyakoni irasunika, bukeye umuyobozi w'icyumba cy'amasengesho irasunika, bukeye mwarimu irasunika, bukeye Pasteur ndanezerewe, nuzuye ibyishimo byinshi mu mutima wanjye. Iyo mbonye abaririmbyi baririmba numva nabafasha, ariko njye ntabwo nzi kuririmba. Mwaye petaga ndi gucora urumva ntabwo byavamo kabisa, ntabwo byavamo. Najwikira cyakoza muzajya muririmba nanjye bwiriza, ariko buriya siko biriya harya ngo ni living. Ndajya mvuga living, ndajya mvuga hope, ndajya mvuga iki byose, ariko bambwiye ngo ni ibyiringiro. Niko bimeze, byiringiro mbe haleluya. Dufatira nuko nahamagawe, azavuga kuko mvuze ko nari imbobo isuzuma, ngahicara hari numva ari ibyo turamenyanye. Reka tuganire ku ijambo ry'Imana, Umwami azongera dushoboze tugaruke. Nabonye umushumba n'inshuti yanjye cyane, niwe wa mbere wanyakiriye muri iri torero ryanyu, ubwo kugenda byegeranye kenshi cyane. N'ubu ninahageze tuvuga Kristo, twamamaza. Amen, amen. Igihe dufite twemerera cyane kuza kwinjira mu buhamya, yari yasabye ko natanga ubuhamya, ariko ntabwo byankundira. Ndagira ngo tuganire kuri ijambo ry'Imana, ubukunda buragenda bujyamo kugira ngo dukoreshe umwanya dufite.
kandi muri iki gihe sigaye muri ubwo mweraho kuko ubuhamya busigara amayepisodi yego hambere ya jenoside, muri jenoside, nyuma ya jenoside, ku mihanda, mbese ibintu by'imvune, mu rusengero, ibintu byo ku mubumbe. Ejo bundi bakiranutse ku cyo wagira bambyaye natwe. Ariko haleluya! Dusoma ijambo ry'Imana ngo niko Petero yavugamo amagambo ageze kuri atatu. Ijambo rya mbere ni ukubyarwa n'Imana, ijambo rya kabiri ni imbabazi, ijambo rya gatatu ni agakiza. Ubundi dusenga Imana yose tuyabonye muri uru Rwanda. Sinza kwinjira mu mateka y'umwanditsi n'igihe yanditse. Reka nivugire ku kubyarwa n'Imana. Muzi ikintu cyanejeje, nari ndimo mbitekereza nicaranye n'abashumba, ndeba inyuma yanjye, ndeba abakameramani, ndeba abaririmbo n'ibitabo, ndeba abaca umuziki, barya mu muziki mubona abafasha, ndeba abavuza ingoma hariya. Icyanejeje muri byose ni iki? Ni uko umuntu wabyawe n'Imana nushaka ube warize n'umunyonzi ari dogiteri urangije mu Buhinde n'undi uhinga ibirayi hano ruguru, ukora muri convention n'ukora muri resitora hano hirya mwana utwara kwasiteri n'igare n'utwara indege. Ku muntu wese warwaye wabyawe ubwa kabiri, dusangiye izina, twitwa abana so kwikunda tukaba abahungu n'abakobwa. Yesu yavuga Imana yatubesipone yambawe yakeje iramutse ari haci n'abana dogiteri urangije muri Amerika twese tubona nk'abahungu n'abakobwa. Amen. Ujya bikomera by'atabashyuha ijambo rya kabiri isoko Petero bwavuze Imana data ari se w'umwami wacu Yesu Kristo nishimye kuko twabyawe ubwa kabiri tukitwa abana b'iki bwimana. ijambo rya kabiri ni imbabazi. Undi Petero reka avuge ku mbabazi atangira mu bantu bakoze ibyaha byinshi mu bigishwa 12 ni Petero. Ushobora kukubaza ngo ninde wakoze ibyaha byinshi ugahita umbwira Yuda n'ibyaha bibiri byonyine yakoze, kandi kimwe n'icy'ubugingo, kimwe n'icyaha, kandi Yesu yamwemeye atoranya abigishwa. Harimo abaturage bigarira karavuga ngo reka nshyiremo n'akamugi. Yitwa kuriya Yesu agira imibare kugira ngo agire gahunda. Petero ntabwo ari kumenya aho capati ziri kumurikirana. Ari mu burasirazuba bwo hagati barya ibintu biva mu ifarini capati. Yesu akavuga ati tuzirirwa tubwiriza, nitugera nimugoroba ntitumenye aho capati, reka ncomekemo na Yuda uzikaritse. Niba nirangiza nzajya muri shakoshi y'amafaranga aba ari nawe yitwara. Ngaho rero icyaha cya Yuda cyavuye cyo gukora. Mbese yaribanye yariceye shoka kandi akamubwira ariko haleluya. Icyaha cya mbere cya Yuda ni ubujura, icyaha cya kabiri cya Yuda ni ukugambanira Yesu. Rero abahanga mu bya Bibiliya cyangwa ntiyigeze agambanira Yesu amwanga. Wewe umuntu ukeka naguteza ingano wamugambanira. Imyaka 3 yose akeka Yesu
baciye mu rusengero arabimenagura bagiye kumufata ikabaca ku mvugo z'imihanda arabayoba ahita abayoba igihe baza kumuhirika mu manga bashyiramo akantu k'agakoni ahita banyerera reka barye kashi zabo nabizi ntibamubaza ntiyamenya ko igihe cyagize gute cyageze yamugambaniye atamwana baramufata yihute mu bantu bakurikiranye ifatwa rye Yuda arimo bamutambikanye areba bamukata batarabakwepera yabuka abantu ashibuka ageze kwa Kayibara bati arabacikira kwa Hekima hose abona baramukatiye abona nta mikino abona bamurije bamutwara azamutse imbere cyangwa bati uko bamujyanye uko barukase uko bari bumushimangira imisima we ngahita afata amafaranga yashyira abatanga ndimo nihuta nkaho yavuze ngo yihane mbabarira ahubwo arimanika yikubita hasi arasanga azira ko atakiriye imbabazi azira ko atavuze ku kintu babarira uyu Petero tuvuga wanditse urwandiko agahera ku mbabazi z'umwami wacu Yesu Kristo we yakoze ibyaha 7 kuva ku mugore kugera ku munsi Yesu yashyirwaga ku musaraba urutonde rw'ibyaha yabikoraga nk'unywa amazi nkanuza kwanuza bicaye hariya mbese yabikoraga umufirizi cyaje cyane yariyemeraga Petero yariyemeraga yandi magambo yigiriraga icyizere bari basangira ibya Pasika ngo yaravuze ngo ungambanira ari hagati muri mwe kandi igihe kirageze ngo umwana w'umuntu yicwe Petero atavuga ati mwigisha no mu rupfu turagera nayo rero Yesu akagira ngo ari gukubita umusimari hano Petero nashyira hano ikiganza abajombe nawe yari afite inkota mwa yajya mwereka ati mwigisha ndacyaye Hallelujah. Abakristo tugendana bazanye inkota turirimba n'abafite inkota twagerana bazanye umwami bafite inkota barasize inkota z'amagambo mba funga ikoti harimo inkota ku buryo kureba uri umukobwa gatatu gasana n'umugabo kazabona akabara gushimangira wajya urya dasi ukabona umukobwa ukavuga ati turaba na Suzana rero ukabona kiri kurya dasi harimo abantu bashimangiwe bagenda mu bikomere bashimangiwe by'amagambo na bagenzi babo kubera inkota bagiye babashimangira ariko umwuka wera araza akagenda yobora Amen. Hallelujah. Amen. bajyaga basanga Nyabugogo maze gucoma afite grede naracoma ndagusekuza amana bagasanga shangazi twasigaye mushiki wa papa bakamubwira ngo imfura zarapfuye ntacyo wasigara akabona amushimangisha nanjye baraba bakabona nta cyasigaye nyine ikintu kiba kitazagira icyo kimumarira Imana yicaye aheraho mu ijuru icyo babona ko ntacyo kizaba Imana ikakibona ahubwo cyakaye ubona ko Imana ikamuregeza ibisaba Imana ikamubona y'ibintu gukiranuka Imana ikajya pasiteri mu guhindura muziparitse hano harimo n'iyenge mwana
Ananihanagura n'umuko bimeze. Kera twihanagura agacupa gashimana maze gucuma. None sigaye nihanagura nk'abashumba. Ongera mwishimire. Kabiri cya Petero yari umurwanyi, yari umwicanyi, yabaga mu ishyaka ryitwaga Abasero ryahiganaga n'ingoma y'Abaroma bagendanaga inkota, avuga ngo Umuroma azantangira yandangiza, ariko nanjye nasobanura nzamurangiza. Niyo mpamvu yagendanaga inkota, ngo bari baje gufata Yesu, Yesu akuramo inkota igakata umutwe, Yesu ahita amutora ahita amusubiza. Petero ahita avuga ati ndebera abana, ndakata agasubiza. Sinagaritse ko nibitseho. Icyaha cya kane cya Petero, arara hagati y'abakobanyi. Bibiliya isaba igice cya mbere, hari umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarara irica arabicaye bakoba Yesu ufashe. Petero yicaye hagati muri abugendana nabo, abo wicarana nabo, abo bazakudindiza. Reka mbabaze, ucuruza ifasari n'ifu ucuruza amakariso n'amagare, ucuruza ibiraya sari ucuruza sima sari kwegera umugozi kugendana na murako cyangwa ugendana na jamamwana Mana zikumuntu barunda kandi bashaka kurengereza y'Imana asanga Imana uzaza Imana. cya gatanu cya Petero. Petero yihakanye umwami wa sakirira ibika gatatu, asa nawe aravuga nawe yakata shime ijya gufata Pawulo. Sawuli ntabwo ari kuzi kugira ngo Sawuli we bantu bari gukizwa. Sawuli n'Sawuli yabanje gukoma jipo y'umucyo shito hasi, abandi bakajyana basenga kwigaragura batazi ibiko. Naho umwami w'abami yahageze ngo kandi usabwe n'ikenera kugira umuntu ugusobanurira igukubise. Sawuli yazamutse avuga ngo urinde mwami mbega yaramugiriye inama wowe uri muri iri teraniro utarakizwa kuba umwana wawe, ukizwe hakiri kare itarakujitura. Nibyo. Hallelujah. Bwana yaturiye bose. Batarandika aravuga ngo Imana yacu se umwana wacu Yesu Kristo ishimwe ko twabyawe ubwa kabiri kubw'imbabazi zayo zitagira akagero. Reka gusubiza nitonze gusobanura imbabazi zayo ntabwo zimyanyagiza n'izabuze isoko. Nibyo. Amina. Yego. Ntabwo zabuze isoko. Kugira ngo hagize imbabazi ushora igishoro cyitwa ijambo ry'inyuguti icyenda rivuga ngo mbabarira. Yego. Amina. Kandi n'utanayivuga hari indaya yariyuse Imana ibyeze. Yego. Hallelujah. Umvishe ntuza we. Kizwa hakiri kare. Narindimo ndeba muri Bibiliya maze kumvira ijambo neza, maze kurisoma neza. Petero wababaye reka nze kubwira Yesu ni umunyembabazi kugeraho azutse yatumye ba bagore babiri bari
bari bazanye ibihumura kumusiga bamugenda mubwira abigishwa ko nazutse ariko uzasome neza Yesu atumaho Petero by'umwihariko babwire abigishwa bajya ko nazutse ariko na Petero iyo atamutumaho by'umwihariko kubera urutonde rw'ibyaha Petero yakoze ntabwo Petero yari kwiyumvamo ariko kuko Yesu ari umunyembabazi Petero agira n'ibyaha nakoze nanjye ndacyari mubigishwa koko ubwo bakijije ariko ntabwo arabinana nabo muri Argentine Yesu yawe ntabwo wakoze ibyaha byawe nari basoma Bibiliya genda byararaga Imana yazanye imbabazi bakazamuka isezerano rya kera harimo umugabo witwa Adamu n'umugore witwa Eva mubwire ko kuva isi yaremwa yabaho nta muntu n'umwe urabona Imana amaso ku maso uretse Adamu na Eva nibo bayibonye ngo yaranabasuraga we ngo bakanayiherekeza bayiherekezaga we ngo bakagenda banaganira we ngo bakayiherekeza ngo Adamu na Eva ngo bakamanuka ngo bagaca ku mugezi wa mbere Adamu yarakebuka bigira hino mu misheri cyo tubuka ngo yarakebukaga ngo Adamu ngakareba Imana akahita avuga ngo ariko ayasanga ngo ariko Imana wambaye umudamu mwiza urukundo rwari hagati y'Imana na Adamu ngo bamaze gucumura ntabwo Imana yabaretse Imana yagarutse kubasura ukuboko k'ugitwaye n'imbabazi bavuga ijambo ry'inyuguti 9 ngo mbabarira ndabaha imbabazi babyara ubwa kabiri bongera kwitwa abana b'Imana ariko nibatarivuga ndabahereza buri muntu igikapu kimwe mu kundi kuboko kw'imoso hari harimo ibikapu bitatu iraza ngo byegere hahandi bahuriraga irahamagara ngo Adamu we muri hehe reka mbabaze musubize Imana ariyo baho Adamu na Eva bari yari hasi kiriya kiganiro cyose cyari hagati y'Adamu n'Imana Imana yari arimo icokoza yatira umutima wa Adamu ngo irebe ko Adamu yavuga ngo mbabarire ngereka ndihishe Imana yongera amazi ngo kubera iki wihishe ngo nambaye ubusa ngo kubera iki wambaye ubusa Imana ariyo impamvu Adamu yambaye ubusa Imana yari icokoza umutima wa Adamu ngo irebe ko Adamu yavuga ngo iki yanze kuvuga ngo mbabarira Imana yahindukira ireba Eva iravuga ngo nta n'ikiganiro kirekire yahise avuga ngo inzoka waremye bose bagereka icyaha ku Mana Imana iravuga ati ubwo mu byanze izi mbabazi ndazisubiza ariko ibikapu nazanye buri muntu ndamuhiye ariko hano hari abagabo haleluya abagabo iyo base rwose haleluya abagabo uriya savune murimo muhiga minerivare murimo muhiga ibiceri ahandi mukata mubiri ibyuya mwatagangaye murazira garafera Adamu wanjye turaziraga garafera Adamu wanjye kuvuga mu ijambo ry'inyuguti zingahe 9 abamama nabo murahari haleluya abamama gasupurano utayivuga kuri iyi giseke musekwe ariko manza kijyana we bakamana yagiye kwa muganga iyo kimufashe cyangwa turakongera agatibika cyangwa cacira urasira sister wanjye mukuru witwa Eva wanze kuvuga ngo iki babarira vraiment ahubwo mbariza ukwegereye igikapu kikumereye gute mwana tamubari wamuhunga ari hehe warutiyo
ibyaha biri tugiye kugira mu mutima wawe mbese ni wabitegeka uzivuga yasubije Imana muri ya mvugo yo kuvugisha inani tumurinza muri iyi Imana ikubabarira si ukukubabarira gusa izaguhe n'ubugingo irakubabarira ikagarura n'amahirwe yawe watakaje ukimusha sohoka ngeze ku muryango abadiyakoni bakamurira mbese nashimye muroko nakumva ko nta kintu cy'abandi ntahane kubera ingaruka z'uruhererekane rw'ibyaha nakoze ariko kubera urukundo rw'Imana none ikamfuka muri yari kambwira ngo kubera ingaruka z'ibyaha wakoze nzakubaka ugarurira icyizere mu bantu none uwo bajyaga batinyaga twabasore n'abasigaye batiza abantu. Amen. Hallelujah. Hindura amateka siko matiza undi mu mirimo ya gipasiteri mu ndabitatu wa mbere ni uwo mubatizo nushaka ufite dagatse esheshatu zijyana ibirayi i Kigali ariya mazi ntiwayarya mu gipasiteri undi murimo nkunda mu murimo wa gishumba iyo ndi gusezera fashe Bibiliya njye Pasteur Theogene kubw'ububasha bwishwe n'ijambo ry'Imana n'abahuje ibiganza n'abanditseho Bibiliya kubw'ububasha bwishwe n'ijambo ry'Imana n'itorero rya ADPR Nyirambegeta abaye umugore wa nikoze n'izina rya Data wa twese Jani jana itamjeza. Yego we. Chizwa. Yego. Wewe wangushio wichana chizwa Yesu kukabili chizere chao. Yego. Amina. Yani chize. Nari hajiko. Amen. Shama jana tatumuna mwiri wa gishumbi yaje gutanga burogera. Ndi kumana umutsima. Arabishimira hereza bigishwa be nushaka urangije muri Amerika ariya meza ntiwayege Amen. Pasteur Kamana masisi tugiye gusengera abantu bari kuzura hano bashaka kubyara ubwakari bakabana batinzira bahora hejuru batinzira ibi byose twabikoze dushaka umuntu Imana irashaka umuntu umwe n'umwe ntabwo ari irashaka umuntu umwe kugira ngo abyare ubwakari. Amina. n'umwe uri muri iri terano ntabwo ari babiri ubumwe ni wewe. Igeze iwacu mu cyaro nigishe kuri ijambo ry'imbabazi singa sikubuha bana yacu n'imbabazi Ibyo papa natwe famille nari ngiye gusura mu majyepfo sanga umwana w'umukobwa uri kogereza akana k'amezi abiri mu mwobo yacukuye asasamo amakoma y'isi bibonye ngira agahinda ndababara ngakomeza aza kundamutsa no kunganiriza muri iyo famille musabye umwana ngo muterure aramunyima sanga atari ubugome ahubwo mbona kamuhetse ako kana ntacyo kambaye subira i Kigali ntekereza madamu ibyamubaye ibyo nabonesheje amaso yanjye byabaye kuri uwo mwana arangije mu igitenge nanjye mugurira utwenda tw'abana ndangije mugurira ibase mugurira amavuta ya movit icyo gihe yaguraga 1000 mugurira n'uriya muti w'isabune icyo gihe waguraga 5 ndongera ndatega ndabimushyira i Butare ndamuhamagara ngo duhurire muri Rwabuye iwacu n'ikinteko abazi mu majyepfo tuviramo muri Rwabuye yaramanutse abahabona ubwo bari kuhabona abahazi iyo uri mu gishanga cy'umuceri umuntu ari kumanuka ku gasozi yareba icyo ufite mu kabanda kakimenya
yabonye ufite ibase atera haleluya ari ku musozi Amen. Amen. Hallelujah. angezeho arapfukama atangira gusenga ashima Imana. Gace gatumye ntabwo ubuhamya nakugezeho ubwo buhamya. Atwara inda yari umukristo agwa mu cyaha arasambana ajya kubyara iwabo mu cyaro. Yari imfubyi atagira se na nyina. Amaze kubyara akajya atinya ibase bayimutiza icyumweru kimwe ku cya kabiri ntibongera kumutiza. Niko kwiga ubwenge acukura umwobo asasamo aya makoma y'insina akajya yogerezamo agahinja ke. Akajya ajya muri twa dusoko tw'umugoroba agasaba ifu y'ubugari kugira ngo asige mu ngingo umwana adatamuka. Amazi amaze gushira abiri nibwo yatatse arasenga aravuga ngo Mana, nubwo nagukojeje isoni ngahemukira itorero wambabariye ukampa imbabazi kandi ikimenyetso cy'uko umpaye imbabazi ukampa ibase. Yabonye ibase. Amen. Hallelujah. Yabonye umwana w'umukobwa nawe mwitereko bitangaje ko wababarirwa. Munsi nakizwaga nagiye kureba imbobo twabanaga ku muhanda ndazibwira ngo nakijijwe zinsekera icyari ngo mvuno mutipedaga ngo yakijijwe ngo Babiloni zakurambitseho ibiganza se mwana ngo bavuga ngo babukore ndabwira ati babindambitseho mwana bahita basekera icyari ngo Babiloni zamurangije mwana ntibarokore bantangije ariko mushimiriye abarokore bantangije ibintu cyari Amen. Amen. Fatira umuntu umwe mu kiganza mu gutumewe n'umuntu umwe wenyine n'akajesita bavuga ubutumwa dukunda ngo niyo tubakoresha mu gihe cyiza ntacyo bitwara. Fatira umuntu umwe wawe hejuru umufate mubwire ngo utacika bwana. Kumubwira ngo imbabazi z'Imana ziracyari. Mubwire ngo Kristo ni umwami kandi ni urukundo. Mubwire ngo yarasutse ntakiri mu mva imva yararangaye ya Kristo. Mubwire ngo haguruka dusenge Imana idutuze mu mbabazi zawe. Icyifuzo cyiza muri iki gitaramo tugiye kubwira Imana ngo dutuze mu mbabazi zawe. Nta muntu wakoze ibyaha nk'ibya Dawidi. Umuntu wakoze ibyaha ibya Dawidi ariko Dawidi yari azi guca bugufi agasaba imbabazi. Imana birayireba ibwira Dawidi ngo yewe Dawidi we kuko guca bugufi kwawe usaba imbabazi nanjye ndiragiriye Uwiteka nzagutuza mu mbabazi zanjye ntabwo zizigera zikomokaho. Muri iki giterane cya Yubile cyakora turaje tubasengere imyaka 20 hari abo mwatangiranye urugendo bana kandi urugendo ruracyakomeje. Ibwire rero ngo byukurya ari munsi y'igiti cy'umurotero ngumwe ntabwo yamubwiye ngo byukurya umwe inzobe yitamwe. Ntabwo yamubwiye ngo byukurya umwe agatuza kaza. Ntabwo yamubwiye ngo byukurye umwe amataya. Yaramubwiye ngo byukurye umwe ukomeze kuko urugendo ari rurerure. Tugiye kubasengera korali yateguye Yubile. Imana ibatuze mu mbabazi zayo. Muririmbire mu mbabazi zayo. Mujyanire mu mbabazi zayo. Mushingirire mu mbabazi zayo. Imana ibahera umugisha mu mbabazi zayo. Hallelujah. Aho ubundi wasaba kandi waratangiranye wasaba wari dasi muri iki wasi ariko kubw'imbabazi zayo zihora iteka cyose. Dusenga abahumiriza ntaho byanditse muri Bibiliya ariko ni umuco mwiza wo kwitekerezaho mu mutima ntagitangaza. Ntawe uri buze kukubaza ibyaha wakoze. Nta mwanya dufite wo kubikubaza kuko n'ubundi wabikoze Imana ikureba. Imana yarakurebaga uri umunyabyaha muri iteraniro urabizi. Ariko ntutahe nka Yuda, ntumere nka Yuda. Ikintu kimbabaza Imana irashaka kuguha umugisha. Bya bigusengera byose Imana iri hano ngibiguhe. Ariko urufunguzo rwayo ni ijambo ry'inyuguti 9 rivuga ngo mbabarira. Ariko umuntu ari butahe atakiriye iby'Imana imutegura.
kuri, ariko Imana irashaka kubiguha. Yewe muntu uri hano uruhiye mu byaha, uremerewe n'ibyaha, utarakizwa, utarabyagurwa, uri umupagani, ukavuga ati yababariye uriya mwana w'umukobwa, yababariye pasiteri akaba ari umukozi w'Imana, akaba abatiza abandi barushye, akabwira umwana w'umukobwa Imana yaramubabariye, imugarura andi mahirwe yatakaye, imugarura muri Kigali, imukorera ubukwe, ubabyaye abandi bana 3 inyuma y'uwo nguwo. Imana imwubakira n'inzu, Imana yashaka kuguha andi mahirwe yawe watakaye. Zamura ikiganza utarakizwa, uruhiye mu byaha, musenge. Nababonye bazamuye, umuntu wumva ko ari umunyabyaha kavuga naraye hejuru, nababonye umuntu wumva ko ari umunyabyaha kavuga ngo narushye, Kristo duhura. Igihe mariye mu byaha kirahagije. Zamura. Nta kindi cyatuzanye hano. Tera intambwe wigire hano. Umuntu utarakizwa, umuntu ushaka kwageza Kristo mu mwami n'umukiza, tambuka uzamutuza. Buri muntu yizanye, nanjye nuko neza. Hano ni mu bitaro by'abarwayi barushye, Kristo arashaka kuruhura. Aho hejuru mubamereze nta kindi. Tebuka mubamereze, hagarara aho hagarara. Imana ikiri imbere rwose, hano nta mpombe, si twebwe babyubatse. Mubamereze ntihagire uza gutuza hagarara mutabuka. Abari hejuru bazamuye ibiganza nk'ikimenyetso cyo kwegera. Mutebuke byarubwa kabiri umunsi w'umwana w'Imana. Tebuka